ibyo ndabizi nari umutoni nari umutoni wawe ibyo ndabizi nari umutoni yehe nari inshuti yawe ibyo ndabizi nari umuvane mbe bashumba muragiye imbyeyi muziragire mu mucyamuzi cya muri bondo mwangeri mwe. Twongeye kubasuhuza abakurikiye Gute TV muri aka kanya. Turabashimira ubufatanye bwanyu. Nkuko bisanzwe ni Trutayiga cyangwa unyite Rich Boy, yose ni amazina yanjye. Umukobwa mureba hano imbere, noneho uyu munsi twifuje kuba twakongera tukamuganiriza twumve intego ye imeze ite. Nkuko bisanzwe turabizi abadukurikirana ntago ari mu Rwanda honyine, hanze y'u Rwanda ku migabane yose itandukanye, mwese turabakunda cyane. Ikintu cya mbere turifuza kubona comment yanyu, like, share, subscribe zanyu byose kugira ngo dukomeze kubana neza. Reka uyu mukobwa atangire atwibwira. Nyaha bose amatajya matera agahinda n'amanyagwa badutwaye uw'ingenzi bakobwa baduteye agahinda. Okay, Ivete byanze bikunze uraririmba neza. Hari ikintu tujya twumva ngo kuvuga inka kw'abagore. Babyita kuvuga amajuri, ni nko kuyiririmbira muri make, inka ukaziririmbira zikishima. Ntabwo uri kuvuga inka nyine, urimo uyiririmbira bayita amajuri. Aka kanya hari akantu mu kuvuga inka watubwiraho gato? Ndayaza amajuri nayavugaho. Mbe bashumba muragiye imbyeyi muziragire mu mucyamuzi cya muri bondo mwangeri mwe. Murazishora amariba y'amakera maze zikuke zitaha, nanjye nyampinga nsusurutse uruhimbi mpimbaza abandora mbuganiza mu gisabo. Genda kubwira gikwerere cy'umukondo muremure umukobwa wayiko wahorana igisabo ku bibero. Uzaza urebe mporanye isanga iyo mu basangira ngendo, rusizi iri nk'umugongo umuheto ukazazirasanira. Gitare cya Butera yiteye hejuru abakobwa b'Inyanza bayambitse ingabo mu nda. Ndaho y'ubusa yanze kurisha gasese n'agasigati k'inyana, icyo gihe ntiyazagikira mu bantu. Mama icyaminka cyampenda icyaminka cyanjya n'icyama intwaro natwara ishyamba, icyama ikirinda nayirindira ubugunda biheko bizima. Ego. Okay. Inyanza nkorera muri gakondo yaho yitwa Indahigwa gakondo. Niyo nkorera mu njya kuyiririmbamo, homba ndi kumwe n'abasaza ba Mushabizi washize ubwoba, umusaza uzwi cyane ku nanga, n'abandi bantu bagiye bazwi dukorana. Nta handi hantu ujya ukorera? Kigali mu yindi gakondo yitwa Icyusa, nayo nyiririmbamo. Ubwo izo ni za gakondo. Hakaba n'amatorero noneho, nkaririmba mu itorero bita Inganji, rikorera hari ahahoze ari muri Kiye i Remera, niryo bita Abusa Kivi Gasabo, naba akarere ka Gasabo, rikorera muri stade Amahoro. Nina Muhanga nkakorera mu buryo bita Ingabo Nziza, naryo niryo muri Maison de Jeune i Muhanga.
ndetse n'ayandi yose ankeneye arampamagara njyana nkaba nabafasha nta kibazo tugakorana kuko twese tuba turi gukora umuco nyarwanda. bikora nko kwishimisha nyine muri make uratusobanura? Ibi bintu nkora ni akazi, mbikora nk'akazi kuko iyo mbikoze ndabihemberwa. Ibi ngibi ni akazi, yego siko kazi konyine nkora ariko nabyo ni akazi kuko barampemba. Ni akazi rero, ntago mbijyamo ari ukuryoshya gusa, ni na byiza bituma umenyana n'abantu, kidagadura kagira ute. Niyo mpamvu nabonye ari akazi keza. Yego, nk'umuntu ushaka kubijyamo agakora cyane cyane, biragaragara ko umuco nyarwanda muri iki gihe ntabwo abana barimo barawuha agaciro cyane. ndakeka usibye n'abana n'abantu bakuru ubwabo barasa nkaho nyine hari n'icyegeranyo ubundi nari ndimo numva ngo ururimi rwacu ruri mu ndimi zishaka kuzacika. hakorwa iki nyine uratubwira ko bibona? hakorwa iki kugira ngo dukomeze tugire ute dusigasire umuco? Ikintu cyakorwa rero cya mbere cyo umubyeyi niwe wa mbere ugomba kubigiramo uruhare. Umubyeyi ashobora gufata umwana we ukamuganiriza, ukamubwira uti mwana wanjye dore kera byagendaga gutya, twicaraga gutya, byagendaga uku, ukamwigisha umuco nyarwanda wa kera kugira ngo atazawibagirwa. Noneho dukomeze tugire ute tuwusigasire kuko hasigaye haraje wenda ibintu byo mu mahanga byinshi, niyo mpamvu bisigaye bigira ngo wenda bigerageze kwivanga mu muco wacu. Umuco wacu uzime, uwabo dukomeze tuwimike. Ubwo rero ndumva ikintu twakora, ababyeyi babigiramo uruhare, abarezi ku mashuri bakabigiramo uruhare kugira ngo umwana wese uri kuzamuka uri materineri bamwigisha umuco, azamuke mu mbere z'umuco paka ahantu hose akura z'umuco kugira ngo umuco wacu ntuzacike, kuko nibatatwigisha bizarangira n'ubundi umuco w'amahanga utugiyemo uwacu uzime. Niko kuntu mbyumva. cy'abarezi, ababyeyi. Noneho muri rusange ugiye kuba twereka ishusho nyayo umuntu yakoresha kugira ngo wenda duhere nko ku babyeyi, ubona hakorwa iki ikintu nyine ubona cyatuma umuco nyarwanda dukomeza kuwusigasira biturutse ku babyeyi, nyuma turaza kugaruka ku cy'abarezi. Umubyeyi rero nyuma y'imirimo ushobora kubwira umwana ati ngwino twicare mukaganira, ukamubwira ati mu muco wacu wa kera, kuko urabona ngenda kuruta cyangwa se basogukuruza banjye uko bantoje, mukaba mwaca imigani, ukababwira uti kera twamaraga gukora imirimo tukajya mu bandi basaza bagenzi bacu tukicara tugasangira inzoga, abagaba inka umwe akagabira undi, tugaca imigani, bamwe bakavuga ibyivugo abandi amahamba, tugakomeza tugakuza umuco wacu, akabaganiriza kandi umwana nzi neza ko yabyumva. Noneho tugiye kugaruka ku ruhande rw'abarezi mu ruhare rwo kuzamura umuco nyarwanda mu buryo bwimbitse, nyine igiye kudusobanurira. Ku barezi rero ubwo hazajya habaho nk'isomo rigaragaza umuco wa kera, bakaba bakwerekana ubona kera habagaho udutabo turiya twajyaga tubonamo ngo ba Bakame ngo baki, bagashyiraho udutabo noneho wenda turi kutwigisha ngo wenda kera umuco wa kera umukobwa yarasabwaga bikagenda gutya, abandi bakobwa ku mugoroba mu byo twita umuhuro bakamusezera, umukobwa akarira, mu gitondo bikagenda utya, abanyeshuri bose bagakura ibyo bintu babizi. Abarezi nyine badufasha mu kugira ngo umuco nyarwanda byibuze dukomeze tuwusigasire. Iyo umubyeyi buriya yakwigishije mu rugo, wagera ku ishuri mwarimu nawe akakubwira ko biri kose, urumva ugenda hari ikintu umenya mu mutwe kijyanye n'umuco.
hari ku ruhande rwanjye ngiye mbona hari inzego nyinshi cyane ahubwo zakadufashije kuba umuco twawuzamura, harimo nk'itangazamakuru, leta nayo ikabishyiramo uruhare rwinshi cyane. Ubona nk'uruhare rw'itangazamakuru mu kuzamura umuco nyarwanda hakorwa iki? Itangazamakuru nk'uko wenda mumpamagaye nk'ubu tuvuga umuco nyarwanda, itangazamakuru ryakwegera ba bantu nabo bazi ko bakunda umuco. Urugero, kegera itorero ribyina kinyarwanda ukaribaza, nyine rikakubwira ku muco nyarwanda, ukegera ba basaza bakuru nabo bakakubwira ku muco nyarwanda. Numva aricyo kintu itangazamakuru ryadufasha. Noneho wa muntu urebye kuri ya televiziyo cyangwa se kuri ya telefone cyangwa iki, akurikirana cya kiganiro kirimo umuco, ukabona nyine umuntu wese abimenya nta kibazo. Ku ruhare rwa leta noneho cyane cyane yaramutse hakorwa iki, leta ubona yakora iki kugira ngo umuco nyarwanda noneho ube wakomera? Ikintu yakora rero n'ubundi gisanzwe kibaho, hari ukuntu hajya habaho igitaramo i Nyanza cyitwa Nyanza twataramye, hakagaragaramo umuco nyarwanda. Ubwo rero numva n'ubundi leta nta kuntu itari yagize kugira ngo ibyerekane, keretse wenda niba bishobora kuba kabiri mu mwaka cyangwa se gatatu kugira ngo abantu babimenye. Ariko iki kintu cyajyaga kibaho kabisa, ku buryo Nyanza hagaragara ibintu by'umuco nyarwanda, cyangwa se ku muganura nabwo hagaragara umuco nyarwanda. Ugasanga bakoze umutsima w'amasaka, ugasanga abantu bari kurya idodo zigeretse ku bishyimbo, ukabona ni ibintu byiza. Dukomeza dusigasira wa muco. Yego. Noneho tukiri ku rurimi n'umuco nyarwanda, ubona wenda hari igihe umuntu yibaza ubundi urwo rurimi rwacu ruramutse rucitse, cyane cyane nk'urubyiruko, urwo rurimi rwacu ruramutse rucitse byatwara iki, byahinduraho iki? Nundi nyine bo ntago bumva ingaruka zabyo. Nyine ubona nk'ingaruka nini byagira umuco nyarwanda cyangwa ururimi rwacu biramutse bicitse? Ingaruka zo zabamo, si ibyo ko ubwo rwanacika bigashoboka, bishobora no kudashoboka, kubera ko buriya ahantu byashoboka keretse tutagiye dufite abantu bakuru. Naho urabona muri iki gihe umwana wese ari gukura ajya ku ishuri akiga indimi zose, akigamo wenda n'iz'amahanga, akigamo n'ikinyarwanda. Ariko hakaba hari n'abandi nabo batabashije kujya kwiga, nabo bari kuvuga cya kinyarwanda. Hakabonekamo n'abapapa bakuze n'abamama bakuze, bo n'abakecuru n'abasaza, urumva za ndimi nabo ntago bazizi. Tugakomeza tugasigasira ururimi rw'ikinyarwanda. Gusa icyiza ni uko mu mashuri aho bigisha hose n'ururimi rw'ikinyarwanda bakuriye narwo kurwigishaho cyane kugira ngo rutazacika. Hanini cyane mu Rwanda hano hari amashuri amwe n'amwe uvuga ikinyarwanda bakakwambika igifuka cyanditseho ngo ibyo bibaho, ariko ntabwo nzi impamvu. ariko ubwo gusa nzi ko hari ibigo wenda kenshi cyane ibigo bya prive nkunze kumva bikoresha igifaransa cyane, icyongereza cyane, wa mugani wawe n'ikinyarwanda kikabamo gike. Ariko ubwo nanjye ntabwo nzi impamvu babikora gutyo, kandi twagakwiriye gusigasira umuco, tukiga rwa rurimi rw'imahanga ariko n'urwacu tugakomeza tukarubumbatira, ntiruzagira ahantu rujye. Kuko wa mugani wawe dukomeje kuvuga si indimi z'amahanga, turi mu Rwanda, ururimi rwacu rw'ikinyarwanda se rwaba rugannye, rwaba rucitse. Icyiza rero ndumva bagerageza kwigisha izo ndimi, kuko hari igihe umwana wacu yazajya kwiga aho hanze nawe akabimenya, ariko bakongera bakagaruka ku rurimi rwacu rw'ikinyarwanda. Turacyari kuri ya ngingo n'ubundi y'ikinyarwanda. Hari noneho ibintu byateye byo kuba umuntu niba avuze ikinyarwanda agomba gushyiramo icyongereza, igifaransa. Iyo utabikoze ntabwo uri umusirimu, iyo utabikoze ntabwo uri icyamamare, iyo utabikoze nyine biba bigaragaje ko uri inka. Wenda mbivuze mu magambo atari meza cyane, ariko nyine biba bigaragaje nkaho utari umuntu wize.
nyine ibyo nibyo turi kuvuga nyine ko babarezi nabo bakwiriye kuzajya bagerageza tukiga n'ikinyarwanda. Hari igihe umuntu wumva avuze ngo wenda nk'urugero ngo anytime nzaza, ubu se ukumva avuze n'icyongereza avuze n'ikinyarwanda, wa mugani ikinyarwanda akaba arakivanze cyangwa se aragicanganyishije ntiwamenya. Ariko icyiza bagerageza kuvuga ikinyarwanda ukwacyo niba yabyiyemeje, noneho n'urwo rurimi rw'undi rw'imahanga rwaza narwo akarushyiraho nta kibazo. Hari ikindi kintu noneho cyaje, niba umuntu umuganiriye wenda aturuka nko muri Tanzania, urumva wowe ubwawe ahubwo ni wowe ugira utera intambwe wenda ujya kuvuga icyo Giswahili, utera intambwe niba uri kuvugana wenda n'abo bantu b'abanyaburayi cyangwa no muri Aziya hose, niho utera intambwe ujya kuvuga ururimi rwabo. Nta kuntu ahubwo twebwe twajya tuvuga urwacu akakubaza ngo uvuze iki? Nabyo byashoboka. Harimo n'umuntu nk'uko nyine warangije kwiga mu ishuri yizemo icyongereza, yize igifaransa, yize igiswahili, noneho iyo haje umuntu kurumva bikurikije n'ururimi ari kuvuga yararwizeho, ubwo nawe urumva ahita amwakira nyine muri rwa rurimi kugira babashe wenda kumvikana. Naho hari igihe cyakora nanone usanga nk'abanyamahanga baza wavuga mwiriwe ati se avuze ngo iki, bikaba ngombwa ko bamusemurira wenda. Nk'urugero buriya hari icyo gitekerezo, impamvu nkikubaje nk'icyo kibazo, impamvu nkikubajeho, hari umusore w'inshuti yanjye, hari ukuntu nyine twajyaga duhura muri groupe z'abari abantu bakomoka hanze, noneho twahura we uburyo yabikoraga nyirirwaga nseka. Niyo umuntu amubwiye ngo bite, oya wenda nka hey, agahita amubwira ngo komera. Ariko icyiza aramutse atari kubwira umuntu w'imahanga, yavuga ikinyarwanda kimwe nuko nanone yavuga ikinyarwanda, ahubwo wa muntu w'imahanga nawe akajya gusobanuza kugira ngo nawe akunda bimenye mu rurimi rwe ariko byatanzwe mu kinyarwanda. Niko njyewe mbyumva. Naho ibyo bintu byo gutanga ayo makomenti bakabireka? Oya, ntago babireka, nyine bazitanga mu kinyarwanda. Bakatwigiraho. Noneho wenda cyagaruka ku kinyarwanda n'ubundi, imbyino z'imahanga, imbyino zo mu Rwanda akenshi cyane hari igihe wa mugani tugira kuno bamwe bakavuga ngo zira nago zikoresha hiti. Nta kundi kuntu ahubwo twebwe nk'aba bahanzi bakora amaklipe y'indirimbo wenda bajya bafata umuco nyarwanda cyane akaba ariwo baganzamo b'abanyamahanga b'abanyarwanda. Nyine ni bya bindi twahoze tuvuga haruguru, bo bashatse kugira ngo bafate umuco w'imahanga cyane, umuco wacu barawirengagiza. Ariko nanone urumva se nimba akoze wenda umuziki wihuta, areba agashyiramo abo ngabo nyine babyine bya kizungu, ntago usigaye ubona bakunda umuco nyarwanda cyane. Nta manager mfite ubu ngubu, nari mufite ariko narabyihoreye, nabivuyemo ndi njyenyine. Hari ikibazo gishobora kuba cyarabayemo hagati yawe nawe? Kubera ko urabona ushobora kumpamagara tivete ngwino hano wenda undirimbire, ashaka ngo nimba ugiye kuririmba muhamagara umubwire ngo ivengeye kuririmba, cyangwa se agashaka ngo mbere yo kugira ngo ujye kuririmba wowe bimucisheho, ahubwo ari wowe ugenda kwijyanisha. Ugasanga rero ntago biri kugenda neza, ukavuga uti reka mbihagarike ngewe nzajya nkora ku giti cyanjye ndi umwe. Kuko buri kimwe cyose abashaka kugenzura, urumva niba umpamagaye ativete ndashaka iki, agahita ashaka kugira ngo wowe uhita utanga nimero ye ari we bahamagara, ari we bagisaba, nkaho ari we ugifite kandi uri gukoresha ibyawe. Uri gukoresha imana yawe, uri gukoresha umwuka wawe, ukabona nyine ntago aba ari sawa neza. Ariko nawe ku ruhande rwe aba yemerewe gushora amafaranga ye, akavuga ati nanjye byanze bikunze nta nazancikira agomba kuyagaruza.
arayashora ariko nawe nyine ayabonamo ugasanga niba wenda dusipoze niba bamuhaye nk'ibihumbi 300 akagwamo nka 50, ugasanga nawe hari aho urimo urahomba, ugahitamo kuvuga uti abe make nzayakorera ukwanjye ari njye nabyikoreye, abe menshi nzayakorera ukwanjye ari njye wayikoreye. Niyo mpamvu rero yatumye mva mu bintu byo kuvuga ngo manager iki narabyihoreye. Ubu urikorera ibintu byawe byose ukabyimenyera, ni ukuvuga ubu ngubu turasa no uratubwira na ubu ngubu naho ukorera ubu ngubu ahantu uri kubarizwa? Ahantu ndi kubarizwa mu mikorere yanjye, ubusanzwe mu kuririmba ndiririmbana cyangwa se byaba ngombwa nkazana n'abandi kuvugana mugakorana ugasanga nta kibazo. Ariko mu buzima busanzwe hari gakondo nkoreramo yitwa icyusa, nyiririmbamo, ni gakondo ya umuntu bita sibo y'intore. Nyuma y'ibyo ubundi nkikorana nyine nkakora njyenyine, ubundi nkabyina no mu matorero. Ubwo nyine itorero ribona rinkeneye rirambwira ati Vete ngwino, nkagenda nkaririmba bakampa amafaranga nkitahira, cyangwa se na bande ndaririmbamo nta kibazo, n'ibisope ndabiririmba byose njyamo. Nuko ubwo rero nta hantu hafatika ndi njyewe ubundi ni njyenyine ndetse bibaye ngombwa. Yego, hari ikintu wari utubwiye kijyanye n'ibisope. Ibisope naho bajya bakenera mu muco nyarwanda, konzi ko aho ikibazo mbajije rwose nyine aho ngaho kuranjye mba nageze. Gusa hari igihe nshobora kwigana zino ndirimbo za kera ubona nk'iriya ndirimbo bavuga ngo dore ishyano umugore wambereye icyago mu buryo ntatekerezaga. Uzi ko habamo umudamu uririmba, ubwo ngo nanjye nyine mpita njyamo nkamwigana haririmba. N'ubundi aba ari ibisope bya karahanyuze, ntabwo ari bya bindi by'umuziki bigira, ni karahanyuze. Nuko nkakomeza nkakora nyine nkaririmba. Noneho tugiye kwigarukira ku bintu byawe bijyanye n'akazi kawe. Noneho buriya umaze kuririmba nk'ahantu hangaho ugereranyije? Ni henshi ariko icyo ntabeshya sindarenga igihugu ngo njye kuririmba hanze, ariko ni henshi cyane. Henshi cyane rwose, sinanakubwira ngo ni 50 ngo nahana 100, ni henshi. Muri aho hose hari aho ushobora kujya kuba waragiye kuririmba hakakubangamira? Oya, naho ndaririmba bikagenda neza nta kibazo. Byanze bikunze hari aho waririmbye ubona ibintu ntibigenda neza, ubona ibintu ntibabyakiriye neza. Nk'urugero, hari nk'umuhanzi ujya kuririmba yaririmba yabwiye ngo amaboko hejuru hakabura. Oya, byagendaga neza rwose, ntabwo navuga ngo naragiye ngo baravuga ngo bu wapi. Oya, barishimaga. Aho tugiye hose barishima nta kibazo. Ariko byanze bikunze hari nk'ahantu ugera wowe ubwawe ku ruhande rwawe, hari nk'ukuntu tujya tubona nk'umuntu wagiye kuririmba ahantu bakajya musiga inote, bakajya bazishyira mu mufuka, bakajya bazishyira ahantu hose. Ibyo bintu ntabwo birakubaho? Byambayeho ahantu mu Rutsiro ahantu bita kuri hoteli Nyiramacibiri. Nagiyeyo turaririmba bahita baha amafaranga. Umuntu wese akaza amereza bose barayampaye. Twari twagiye turi kumwe na orchestre nyine ndimo nagiye mbega kuyiririmbira. Barayampa pe. Ariko ayo mafaranga nyine warayabaze, ayo mafaranga ari kangahe?
gusa ubwo umubare ntabwo nawuvuga ariko yageze mu bihumbi 40 kuko urumva ntabwo umuntu wese nagatanga uko agize, harimo uguha 5, hari uguha 1,000, hari n'uguha n'igiceri cy'ijana, ariko akaba yaguhereje tu mu bushobozi afite n'umutima we aguhereza uko yifite. Yego. Icyo gitaramo wari wagikoreye twari wahambye hoke. Ariko hari ikintu kimwe wankinze byanze kunze, hari ahantu nyine wagiye barakubaza aka kanya umuntu uri kureba kuri Gute TV arimo aribaza uriya muntu byanze kunze ntago ahantu hose yagiye akorera abantu bagiye bishima, ntago hari ahantu byanze kunze wakoze ibintu ntibyagenda neza. Icyo gihe wabibonye ute, wabyifashemo ute? Oya, nakubwiye nti ahantu hose nagiye byagenze neza, keretse nkaho waririmba umuriro ukagenda urumva urababara nyine, ariko harahari hari ahantu uririmba ngatangira gucuranga umuriro ukagenda aba ari hatari. Ariko ubundi bigenda neza nta kibazo, keretse wenda hari utabishimye wenda aragenda akabyiganiriza ku giti cye, ntago yazaga kubwira ngo bimeze gutya. Okay, none tugiye ku bibazo bitone. Nk'ahantu waririmbye bakakwambura, urumva none se barakwambuye wabyifashemo ute, byagenze bite? Bakwambuye nyine uritahira, ese wakora iki? Ariko ntago aba ari byiza, gusa hari ahantu nagiye bwo baratwambura, akakubwira ati ubukwe niburangira turavugana, bukarangira umugeni yinjira mu modoka yigira ku kiliziya, akavayo ugitegereje wahagera ati amafaranga ntayo nimwihangana. Uziko n'itike ariko uyiguza, ariko uriya muco ntabwo aba ari mwiza, gusa bibaho cyane, bibaho. Wowe nko kuri YouTube twagiyeyo nareba video nkataribuka kare hano nayiririmbye, nkumva agahinda karane. Ku ruhande rwawe hari ibihangano ushobora kuba wariyandikiye bika muri studio cyangwa ukaba warabishyize ku ma platform yawe? Oya, naba mbeshye, guhimba byarananiye, ariko kwiganiza abandi ndabishobora. Buriya nabyo ni impano, guhimba ni impano, kurasha byaranze kabisa. Ariko izabandi ndaziririmba rwose, wenda ntago naririmba neza nka nyirayo birumvikana, ariko ndayiririmba nta kibazo. Ku ruhande rwa umuntu aramutse akwandikiye ntago ushobora kuba wabishobora kuyiririmba? Anyandikiye nakwishakira ijwi rwose bikagenda neza. Icyo mbura no kugira ngo mpange ku kintu biba bigoye. Muri abahanzi mujye mububaha, biragoye kabisa. Okay, noneho tugiye gutangira, utubwire ku ndirimbo turirimbire muri make nk'umuntu. Rega ubu ngubu dushobora kuba twaganiriye umuntu akibaza, ariko ubu uriya muntu uko batubwiye ngo akora ibi ngibi kubera icyo atari kudushyiriraho aka kanya noneho ugiye kudushyiriraho indirimbo waririmbye abantu bose bagahita bahaguruka. Indirimbo bagahaguruka se kari nyinshi, ariko hari izindi muri izi ndirimbo z'abantu, hari indirimbo wumva nawe kuri radio ugatumva ko ziba zihari nyinshi. Hari ukuntu cyane nigana nk'indirimbo za Kamariza abantu bakishima, na Kararisa Karasira nazo njye nzigana indirimbo zimaze kuzimenya. Noneho ubu ngubu tugiye guhera ku ya Kararisa Karasira. Wambereye inshuti y'amagara, wanyeretse umutima w'imfura, mu minsi yacu y'ubusore mbere ingabo nziza, kuri uyu munsi w'amateka ndabigushimye, mbega urukundo ruzira ikizinga, iyo mbega urukundo iyo ruzira ikizinga,
ye nta yindi ndirimbo yaruta ngo ndagukunda, nta yindi misango yavuga urwo ngukunda, nta yandi magambo yavuga urwo nzagukunda, iyo ndagukunda ibihe bidashira, iyo nzagukunda ibihe bidashira, n'umugisha wo kugira amahoro mu buzima, ndagufite ngufite, Imana yatanze iri juru iryo ryacu twembi, nshuti n'imiryango badushimiye iyi ntambwe, kuko iyo yasezeranye irasohoza turayiragije, ye mwiza we nyuzwe n'urukundo rwawe. urakoze cyane. Ni uburyohe gusa. Hari irindi banga ukoresha kugira ngo uririmbe uku nguku? Hoya ntaryo. Icya mbere nyitega amatwi nkayimenya, namara kuyimenya nkagerageza buryo ki ku buryo, kuko nakubwiye ngo ntago nayifata, ntago naririmba neza nkuko aririmba, ariko ngerageza buryo ki numva ko ndi kujyana nawe, niyo mpamvu. Wenda tutakugoye wihangane, kubera ko ndumva hano ibintu byaryoshye. Cyarenze kuba ikiganiro, none ndabona igiye kuba igitaramo. Ugiye kongera udushyira kandi karirimbo, kandi tubone wenda kukubaza utundi tubazo tw'amatsiko duke twongera dukomeza ikiganiro cyacu. Ndugukunda mu mutima wawe umuhe wose ukungana, umenye kwagukunda umurinde kubabara, ndugukunda gukunda utagukunda uzi neza ko bibabaza, kandi umenye neza ko nawe byo gushikira, ndugukunda kugenda ndirimbaho gatoya. Okay, Yvette byanze bikunze uraririmba neza. Umusore kwibaza aka kanya aribaza, ubundi Yvette afite umukunzi? Iki kibazo mbere yuko wenda tugana ku bintu utubwira ku bihozo, reka tubanze tukiveho. Oya, nta mukunzi ngira. Icyo nicyo kibazo cya mbere yazaga, ariko byanze kunze nyine. Okay, reka twikomereze. Ugiye gukomeza utubwira ku bihozo, tugenda tumeze nkaho tunasatira umusozo. Ibihozo ndirimbe cyangwa ndirimbe? Ariko ririmba. Nyabusa amatajya amatera agahinda n'amanyagwa,
badutwaye uw'ingenzi bakobwa baduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe ye mumburize ye ni mumumburize babyeyi ye ni mumumburize bakobwa karumunaka we n'abasaza bawe basigiye nde mbe nyokuku byara Loreti aziyambaza nde mbe nk'abato bawe watetesheje bo bazize iki heriya nshuti yawe Loreti nzayibwira iki n'abazanye nati tanti narihe azamubwira iki n'abazanye nati tanti narihe azamubwira iki n'agashiki ke Loreti yengazagahoza te Loreti windiriza abana mama wikwiririza abana shenge nayo nyine ngerageje kuyicamo kabiri. Urakoze. Hari ubundi buryo ibihozo baba babikoramo? Ubundi buryo ntabwo mbizi ngewe uburyo mbikoramo nibwo nanjye kukubwira gusa uburyo bwo bwahozeho bwakorwaga urabona umukobwa yabaga ari bushyingirwe wenda urugero kuwa gatandatu noneho kuwa gatanu habagaho umuhuro murabizi mwese umuhuro noneho hakabaho abakobwa bajya kuganiriza wa mugeni bamuganiriza akarira yarira bakamuhoza bakamuririmbira ibihozo nihorere mama sinzi niba mwumva indirimbo ya Muyango yitwa ngo ihorere mwana w'ibuhoro ihorere mwana w'ibuhoro ihorere mwana w'ibuhoro nzagushyira ikiribazayire gitsinda nyamibwa kumbura ikirezi ihorere mwana w'ibuhoro. Ubwo urumva umugeni bazaga kumusezera bamuganiriza bati bayi wenda n'urugero Ivete bayi aho ugiye n'iwanyu humura tuzagusura umugeni ntimigahita amwica yareba wenda nk'urugero bari kumwe akarira yarira noneho bagatangira bakamuhoza bakamuririmbira uduhozo bakamuhoza ni mw'ubwo buryo nanjye rero kuko ko iki gihe nta muhuro nyine urebye ntago gikunze kubaho cyane kubera n'iterambere umugeni nanjye yasohotse nza ndi kumuririmbira nageramo hagati nanjye nkamusezera bya bindi bya kera by'abakobwa nyine navugaga nkubwane mushiki wanjye igendere aho ugiye n'iwanyu soba uko umuguranye so hangana amahitamo yaje mahitamo naje umugeni akarira iyo arize rero nanjye ndamuhoza nkamuririmbira nk'indirimbo Lorete cyangwa se n'indi ndirimbo wenda bita Gaju nkayimuririmbira kugira ngo ndeko yahora ni mw'ubwo buryo bamwe bakagira ngo mba ndiza abageni ariko mba ndi kubahoza mba mbahoza yego. Ubu ngubu wenda uze kwihangana kubera ko turimo turakugora cyane ugiye kongera udushyiraho akandi karirimbo kamwe hari nk'uturirimbo bakunda kuririmba mu bukwe cyane cyane cyangwa ugasanga nk'ahantu ubukwe niba bwabaye ugasanga izo ndimo barimo barazikoresha cyane
iyo ugiye kudushyiriraho yuzi kuko ntabwo twagusaba, ntabwo tuzi ibyo wowe uzi. ndimbwira impamvu ari njye wahisemo ukankura mu bandi ndetse ukanyereka inzira y'urukundo. Shenge mbwira impamvu ubwa mbere duhura wambwiye ko nta wundi wakunze uretse njyewe ikibasumba. Shenge mbwira impamvu uburanga bwanjye n'ubusanzwe hari benshi mbona bagukwiriye ariko ukanga ukampoza ku mutima. Shenge mbwira impamvu, ndimbwira impamvu ari njye wahisemo ukankunda urukundo maze ugatuma abanzi baganya. Shenge mbwira impamvu. Niyo ngiyo nyine rumva iririmbwa mu bukwe, ni indirimbo izwi. Aka kanya umuntu uri kutureba kuri Gute TV arimo aribaza ubundi Yvette akunda iki? Mu biryo se nkunda iki mu bike? Ibyo ari byo byose wenda ushobora kuvuga mu biryo, mu cyo kunywa. Mbo mu buzima busanzwe njye Yvette mpora nishimye, ntago nyandakara, mpora nseka kwanza, nta na rimwe wambona narakaye, ntago bijya bishoboka. Igihe cyose mpora nseka, ntago byanshobokera. Reka mbyemere kubera ko ntago mba mu mutima wawe. Okay, none ubu ngubu tumeze nk'aho tugana ku musozo, ugiye kubwira abakurikiye Gute TV ahantu bagusanga, uko bakubona, bakeneye ko baririmbira mu bukwe bwabo. Abantu bankenera nabaha nimero za telefone gusa. Mu rugo ni Muhanga hafi rwose, hafi y'umujyi, ntago bigoye kugira ngo ngere mu mujyi mvuye mu rugo. Ikindi nabaha nimero za telefone, wabishaka kantelefona tukavugana, byaba ari byiza, byaba bashaka nyine ko mufasha mu bukwe bwe, kumuririmbira, kumusohora, nkabikora nta kibazo. Ubwo nimero ya telefone nayibabwira ni 0788 97 62 kabiri nanone 10. Okay, urakoze cyane. Ariko hagati aho ngaho akandi kabazo bura nakwibariza ni nk'akabahera. Abantu benshi cyane ubwo barimo bibaza ibintu bimeze bite, inzozi zawe, intumbero yawe mu mirimo yawe ukora cyangwa muri tara yawe ni iyihe? Tara mba numva n'ubundi binabikomeza mpaka nshaje, ntabwo nzabireka mpaka nshaje. Si no kuvuga ngo harimo akantu ntabwo ariko nkurikiye, ahubwo byonyine kuba nkunda umuco nyarwanda, nkawukunda, nkanawubaha, mba numva ngomba kuwukomeza, ndetse n'abana banjye, abana banturukaho nkaba nawubatoza, inshuti zanjye, ugerageje kunyumva wese nkamutoza umuco nyarwanda. Niyo mpamvu numva rero ntazabireka. Nizo nzozi zawe ufite cyangwa hari ushobora kuba ufite n'izindi nzozi zo kuba wazavuga wenda mu buryo bwo kuzamura umuco nyarwanda, reka nshinge ikigo? Buri abantu tugira inzozi, wenda ntago navuga ko ari iz'ubwana, ariko tuba dufite inzozi zo kuba tuzageraho ikintu runaka gitangaje. Ngize nk'ubushobozi nyine ntabwo, ariko bubonetse nanjye nashaka ukuntu kabisa nshinga ikigo cyigisha umuco nyarwanda, gifite buri kimwe cyose cy'umuco nyarwanda, kiririmba kinyarwanda. Icyo kigo kikaba kiririmba kinyarwanda, gifite ibikoresho nyarwanda, nuko
Ivete urakoze cyane ku kiganiro twagiranye. Ndakeka umuntu wakurikiranye iki kiganiro mpaka kirangiye yishimye cyane. Ni iki wabwira abantu bakurikiye Gute TV muri aka kanya? Ikintu nababwira cyambere nabashimira ku bantu baba bakora iki kiganiro, mba kubashimira. Ikindi nkabwira abantu harimo abantu badakunda umuco nyarwanda, sinzi ntago nzi ngo ni kubera iki batawukunda, ahubwo bawukunde ubacengeremo, biba byiza banawukore. Abashoboye kuvuga amazina y'inka bayavuge, abashoboye guhamiriza bahamirize, ababyina. Tugerageze kugira ngo umuco wacu tukomeze tuwusigasire, ntuducike. Ntuducike. Tumva ari cyo kintu rwose nabwira abantu bawukurikiye. Okay, numvishe ufite ijwi ryiza cyane, ugiye kongera turirimbire indi ndirimbo imwe tukomeza turyoherwa. Nari umutoni wawe, ibyo ndabizi, nari umutoni. Nari umutoni wawe, ibyo ndabizi, nari umutoni. Nari inshuti yawe, ibyo ndabizi, nari umuvandimwe. Nari inshuti yawe, ibyo ndabizi, nari umuvandimwe. Cyo nubura amaso ndore nkurebe nsaba imbabazi. Cyo nubura amaso ndore nkurebe nsaba imbabazi. Nubundi imbabazi zigira ababyeyi, nsabye imbabazi. Nubundi imbabazi zigira ababyeyi, nsabye imbabazi. Icyo garura ayo maso yawe ashaka kunsiga. Cyo garura ayo maso yawe ashaka kunsiga. Subira unsekere, subira undebe neza nko mu minsi ishize. Subira unsekere, subira undebe neza nko mu minsi ishize. Reka nze ngusanga ndetse mubyeyi, nsaba imbabazi. Reka nze ngusanga ndetse mubyeyi, nsaba imbabazi. Kubita inkoni zamba, uwa mubyeyi wansabye imbabazi. Kubita inkoni zamba, uwa mubyeyi wansabye imbabazi.